umva ariko sinashaka kwaza ngiye mu rwego mupange ingwe neza mukaza mukaziryamisha uko mwishati mabona aho nta kintu nahashira nababwiye barananira wewe kutabikoze rose abantu babiri bakuganze ugakora iki ngo niko wabategera neza cyane n'ibintu wenda kubwiye seranya agatambagira umuntu ugira umuntu uyu wo mudutego uyu wamubihaniye umuntu mukuranya rwacu ukubona mu myaka gusa muri bakuru ubwenge mwana asuye hasi nk'isabu basaze y'ubusa cyose nabyari njya ngo mwasoje naho nk'imbebe rya nikwa andebekese kwanza wumva wowe igiwe fatingura kwa nzana amabuye yashiranga rero ugishukura kuzira koko fatingura fare je vuba yaza nanga nama mukire vuba gene bose ngiye munamvunisha rwose iwe kahagaze niko mukeka ko nabazanye mu modoka mwicaye mwaje kurya umunyenga gusa muhagaze hanga kuganira nawe gucurira mwese mukore ngewe iyo mwaje mu kazi nta mukobwa nta muhungu mwese mafoto kimwe zihagarike neza izo uzi nabasize ahangazi isaha irashize mura nta kintu mukora ariko urandebera we matupano mwaje muranywa muratarama nabibona nabibona amasaha yose mwamaze ariko ko nabaheje gukora akazi nabaheje kubiza kubona mwebwe bose njye ntabwo njyanywa inzoga kwa muganga barazimbujije ni ukuri kw'Imana bano uzinywa ahubwo urazinywa cyane jewe ndarengana ngwino wumva isura yawe iragaragaza ko umuntu unywa do nuko bano uzinywa ahubwo urazinywa cyane dore nuko rero ubwo warayinyera ahubwo boss umuntu arashonje desazaje twanakoze reka ibintu byose twarunze ko wabirunze nyine uri kubisubiramo ubiringaniza neza rwose mujye mushima mujye mushima rwose uraba ingorofani wowe kutazemeza gutya uri gupakira imodoka wowe cyangwa n'ingorofani ari gupakira none turebe amushaka kurya gutakuzi byinshi umuntu w'umugasi yamamaye amabuye angana gutya nk'aya mabuye uzanye koko nkuba yahinduramo amafaranga cyangwa imigati ibyo kurya ibi byaguhazaho reka bose ndaresha umuntu ntabwo turajya ashasi ninde utwaye tagisi muri mwebwe ngo niwe boss wanyu uko shaka none ntabwo ndi kadumufana makuru tuba tuyafite ko mwebwe mukoresha abana bataragera mu myaka 10 yo gukoreshwa urabazana ukabakoresha fane amakuru nagari icara hasi tuvugana wicaye hasi amakuru nagari ya fane icara hasi ari amakuru nagari makuru nagariyo kandi ndimo ndabona none ushatse uvuga ko ndi umusirikare utareba ose fane sije batanga amakuru bashaka guhombya abantu ko umwana reba hano yipfundiko wagira ngo nagasozi ka Bigogwe pfundika ashaka ko yarariye nabi ntabwo bivuze ko yakuze icara hariya niko mubwiye kuri imbere nk'imbaraga safane sinongeye gusubiramo inshuro nyinshi nakubwiye ngo icara hariya ushatse kunyita umusirikare w'imwe urabona ibyo mvuga nabireba ushaka ayo warakuze ntabwo ukiri umwana usigaye gukora imirimo ikurusha imbaraga wari ugupagasa fani upagasa no kuza guterura ibintu biremereye bikurusha ibiro aho kwiba se fani aho kunyiba ushaka kunyiba jyewe ntabwo ariko mvuze ariko aho kugira ngo wakoresha imbaraga ufite imbaraga urazifite niko uvuze umva mwerurukanura hasi ho yageze unterura nkure hasi numve ko ufite imbaraga niko shaka ufite irangamuntu ntabwo ntayibona ntabwo urafata irangamuntu buri kintu nk'iki ngiki kirakuzana kikagukoresha akazi nk'akakurusha ibiro n'inzara urumva ushonje yenda nta kintu kirimo afane ndashonje rwose no kumuhotera no kuri ndashonje icyatumye uza mu kazi gakurusha imbaraga n'inzara ko ushaka wowe ufite irangamuntu ndayifite ariko ntabwo nayizanye fani washyize irangamuntu mu rugo uza wenyine ngiye gukora n'ibyo gushaka akazi umuntu aba ashonje bivuze ngo turi kubona ntabwo ari wowe kuko irangamuntu washyize mu rugo turi kubona ifoto afani numvaga kuko ari ku ishansiye ndangamuntu atari ngombwa niyo mpamvu nigize nyizana bose baravuze ngo twakoze ikosa kuko irangamuntu utazagenda
icyo nshatse kuvuga angaha nshobora kuyitayo ugasanga nayitabye muri aya mabuye so nyitabye ntazongera Kosha urumva amakosa yose ufite urakoresha abantu basize irangamuntu mu rugo n'abandi batarazifata hanyuma uriya mwana wazanye umukuye kuri bebero wamuzaye gukora iki Nasa umwana afandi yanashaka. ugatara umwana wabona ibintu yambaye atari iby'abana imisatsi yayizinze nk'iy'abana bari kuri bebero niko shagira hino hino ndebe ku byo bavuga atari byo urabona atakiri umwana ufite impenga na gutya urabona atari umwana amatara ameze nk'imifungo y'intoryi aracyari umwana amatara atemba biracyari umwana uri gukora amakosa wenda gufunga niko sha ufite imyaka ingahe Imyaka yarayifite n'ibyaguye ikiyoni bangana cyapfuye ejo bundi. agabanya amagambo 25. kubivuga ubanje kurakira gisabo cyo kikubikira imyaka yawe ntabwo uyizi kugisha ukuri uvuga imyaka ufite batari byo ndagufunga jewe Ndayizi. ufite imyaka ingahe Mfite 15. 15 urumva amakosa wakoze wakiyoni imyaka yawe 15 ufite urumva ugomba kuza guhenereza ahangaha uraba abafundi n'abayede n'abakarani None se nabigenza. urumva arakundi wabigenza utaje guhenereza ahangaha uraba abakarani n'abafundi bose bakurunguruka ubunama bahegerezamo hano hose ndukira ndebe ko n'inyuma wujuje imyaka ikibiri urabona cyarakuze ukumva ko wabyimbye amariboro urayafite baza kwereka abakarani ngo bayapfushe ubusa basekera niko sha Ariko afandi kwica akazi kanjye. tangiye no kunini kukamvugira muranze yutse urande ukavuga ngo namufanda w'inzobo bako ukuri gutekereza mu mutima wawe Niwo byivugira afandi. niko sha Karama. hajya ngo ufite imyaka 15 ngo numve ko yuzuye yose cyangwa harimo iyo wiyongereho nk'itatu amabere nayo imyaka 15 agubana abana babaye kozeho ugushobora kunsoma nuko gutukagera imbe imyaka 15 yifite urageza turebe Nasa afandi gusomana bya birimo nabyo. ushaka kunzeyuka wowe kasoma umunwa wanjye arasoma uwawe atagerageza turebe ko wabishobora soma no kwita mu bugende wisumbukuruza ujya no hejuru numva urimo urangwa hano mu gatuza nakubwiye ngo usome hano komeza utambika uganisha ahantu hose Ntabwo magera. none kuba ukarani wabushoboye n'ubuyede ukaza ukabukora sinakubwiye ngo wazanye umwana nta bibero wamuzaniye wariye sha abona umwana urimo urakoresha nta n'ubwana ari mukwirwaho mukorakora mubeshya ngo muzamurangira akazi keza rero ugenze mbanze ujye kugaburira ibindi turabivugana nyuma Nasuko ndamuhemba umutwe afandi. wongere kunze yuko umvugiramo ngiye gufata umwanzuro uko sha namwe n'ingaruka wowe nsange utagikora ahangaha nawe irangamuntu ubutanzaharuka nsanga uyifite uzongera gukoresha ahantu udafite ibyangombwa uzambona amanze suzume ndebe uyu mwana nimba yujuje imyaka Namwihembera reka afandi. agaruka umuhembe araguhemba ngahe 3. inote yewe ya 3 uze kongeraho 2 by'uko namutwaye ajya gusuzuma imyaka yiwe ko mwandi nkaba nagusize umbije shaka muri fata mugakoresha abana nkanga bataragira n'amabona akomeye aracyoroshye bongera gukorera ikosa nzagufunga abo bose basigare bakora ariko nawe n'ingaruka singusanga muri ayo makosa yayo mukobwa ndamugora mu kanya sindiyo Umujyana umuhezeyo. Ega. Shaka gukoresha umukobwa mwiza ni igihombo pe. Ngiye kujya nkoresha ibihungu cyangwa nkoresha abakobwa babi. Urandi yango nizana umukobwa mwiza atangiye kumwera ahita mutwara. Mbega umusirikare w'umusambanyi.